umwaka ushize cyangwa se umurebe Pierrot muri Kigali ni Pierrot twabonaga kufura tukaba twabonye igitego ariko cya kibazo cy'imitoreze by the way nicyo cyagiye kibazo ku bakinnyi bacu b'abanyarwanda none tukavuga ngo ni karite no se Egide man ari ibintu nyine banumva uwo Pierrot ni mwiza par rapport yandi ya Bedo muri Kiyovu ariko nano ni mwiza par rapport ya Picho muri Kiyovu ni kubera ko hari ingingo Francis ni mwiza par rapport yandi rekada rero hari ikintu abantu bitandukanye urugero natwe kunyumva neza ibuka Fred Muhoza kiri muri Espoir nyine yarari muri forum pe ariko noneho agize muri Kiyovu yari emphasize ko no mutoza mwiza ashyiraho gozaho ararashimangira sibyo kugira uze kunyumva neza niyo mpamvu turakomaze ku mutoza ikipe y'Igikombe Amavubi nubwo aramutsaje akabaje gutoza ikipe y'Igikombe agomba kuza mu rwego rw'abakinnyi kuzambira ngo nabo ngo azahindura ngo muhagiri akifitemo bya bintu byo kuba Haruna azabanza mu bweti muhagiri buri we reka kuba nka Neymar muhagiri uruzi ko umukino y'ikiri foto yafata bira bintu bakamuzamura physique akazagenda akagira mentalite agatikiza ko umuntu agomba banganira umwanya nanabikunze cyane ubu ngubu namubonye Rubavu ari gukurikirana umukino wa Etincelle wa gishuti uri kwera Rubavu mbonye amafoto mu kanya n'akantu keza nzana umuntu yicaye Rusizi nduri kumunyagira nati binibayo ari gukurikirana umukino wa Espoir wenda nindi nashaka agene kwa ni match z'imirenge dukeneye nationale ifite ubudasa nyinije gutoza n'umuntu ufite umupira mu Egide nimero nyumve ntabwo ngewe uri kuvuga ngaha ntabwo izi mikro nzicayeho ngira ngo numvikanishe ko tudakeneye equipe nziza ndagira ngo mbere yuko umunyarwanda uzasa umusaruro manze mwereke ko hari faiblesse dufite ku buryo hari umusaruro utagomba kuzarenza byanga byakunda birumvikana utagomba kuzabaza uyu mutoza birumvikana sibyo kuko navuze mbona kuvuga nkoranyambaga ngo none se ngo nta kintu batuzaniye nibyo ni regana CV ye urumva tujya kureba nabyo turaza kubigarukaho nje ni ibintu nakurikiranye cyane yarari hanganye n'abatoza bagiye batandukanye harimo Alain Giresse mu Faransa Alain Giresse n'umwe watsi Stephen Constantine n'abandi bagiye batandukanye na Tony Hernandez ari kuri se by the way umutoza kipe we ntago ariko urumvaga abana yimuha none se reka ubwire Jason ndaza gusaba unyigeza uzi Tony ndaza gusaba Tony no muri mukura batangiye kumwinuba Tony Hernandez niwe wibuka umukino rero gutsinda wa APR Tony Hernandez niwe mutoza wenyine ngo maze kumenya ko ikipe ya APR mu Rwanda ari ikipe isanzwe bitandukanye n'abandi batoza mu Rwanda ntabwo Tony yatsinze APR manze kosore Jesu understand miwere ako ntabwo yatsinze APR ariko noneho bisa nko kwitsinda kunganya na APR bisa nko gutsinda APR sinzi niba byumva rero kuko ikizindi katoza mu Rwanda ni imyumvire ihasire nanago yabiyo none se APR ifite abakinnyi bahatari ku buryo ari ikipe none niba ikipe igiga kwita imikino 50 nta kipe nimwe yashobora kwihagarika umutoza kaza agakora icyo nakita difference je namaze kuyibona aho yafashe difference yakoze ni yihe yamaze gufata umukino wayo na happy ni wewe katurihuye narabikubwiye nubwo nagurangaye ariko turi narabikubwiye difference yakoze ni yihe gufata ikipe nka APR Tony Hernandez akaba yihagarika yafashe ikipe ya kabiri oya Tony ntago ari wayihagaritse sibyo mbe nambere utaza ko no kubivanga Tony yarebye match ko ntago ari gutoza kuko ntabwo yari umutoza kuri uwo munsi ariko nekeza ko uwo munsi nibwo yari yaje ariko yari yamaze kubona ko ikipe ya APR ifite ikintu kijyanye na fitness yakiri hejuru ushaka kunsubiza ku mukino wa APR kanze nabikubwire ntabwo ikipe ya Mukura yari gutsinda ikipe ya APR iyo bakina iminota 90 iri ale ndikubwire ndaza kuri gusana muri uburyo nyemerera nk'umwanya urumva ikipe ya APR nujya kureba neza imikino yose yatsinze nujya kubireba neza ni ya kipe itsinda mu minota ya nyuma ugenda ubirebe neza bishatse kuvuga iki ikipe ya APR ni ikipe ifite umwitozo uri physique iri fitness iri hejuru ku buryo yama ekipe ujya kubona ko half time irarangiye amakipe baranganya ariko agera mu minota 70 ekipe ukabona yananiwe inde makipe adverse ko yananiwe bikaza kurangira wabonye magatero kamwe nibura ntekereza ko ikipe APR yiciye n'ikipe ya Mukura ari direct atavuga ngo haciye iminota 40 ngo ni iminota 45 haciye amasaha 24 bongera barakina ntabwo mpamya neza ko ira kipe ya Mukura yari gutwara amanota 3 urumva ntabwo ni si none utekereza ko rero ngabundi bwagaragaye isi kuri ibintu bishobora kuba ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho Mukura dore ikintu cya motive Mukura byaje kuranga iminota 45 yaragiye iyo yibitseho amanota yibitseho igitego kimwe kwanza iyo ni motivation urumva iyo ni motivation motivation ya mbere
hanyuma inaza imeze nkaho itangiye match bundi bushya bivuze ngo yongeyemo zambaraga yabanjije hanze kugibuka neza kuzongeramo nubwo yazongeyemo n'ubundi abakinnyi iminota 45 bakinnye ntago bibakananiwe nkuko bagira gutangira iminota 45 ya kabiri bamaze gukina 45 byo cyatse kuvuga urumva byari gusaba ko wa mukinnyi wa mukura wananiwe urumva baza kumukuramo mu gikipe APR nkuko nabikubwira majority imikino myinshi tsinda ari ubusanga nyine ni yakipe nyine ikurira mu kibuga ikurira mu kibuga ifatiranya abantu mu kibuga kubera yafite match mu kibuga ni yafite yabo iri hejuru ndabyumva reka tuve kuri Tony rero ntabwo njyaho ngo dutinde kuri Tony cyane none wenda Jaso akantu gato nakubaza ni iki ubona Tony aje guhindura mu gihe kingana n'umwaka ese uraza wenda kubihuza n'iratombora guhindura mu ki Tony ikipe y'igihugu national uraza kuba urabona Carlos afite kuza gutanga umusaruro ku ikipe nationale y'igihugu tukaza kugira ibyishimo nk'ibyo twagiye wenda twitega ko tuzabona nitubibone njewe kugeza ubu ngubu icyo navuga ntabwo uyu mutoza aratoza ikipe y'igihugu yacu sibyo ntabwo nshobora kuvuga ngo nta musaruro azatanga akubera ko ntabwo aratangira akazi ahubwo navuga nti nkurikije karite dufite mu Rwanda ni umutoza ushobora kuzigaragaza ariko nanone ni umutoza bishobora kwanga bitewe n'abakinnyi dufite ariko ntabwo numva ukuntu uvuga ngo je ne confirme pas umva understand imiwere Jazo nyumva neza ushobora kuvuga ko dufite abakinnyi bato bari mu kimwe ikipe y'igihugu ntabwo dufite abakinnyi babi nakubwiye ntituzanye Jose Mourinho niyo dufite abakinnyi babi twajya muri CAN aka kanya dufite abakinnyi bari gukina ku rwego mpuzamahanga nka Salomon Misarike dufite abantu nka Manzi Thierry dufite man iyo list reka twibutse cyane tunayigarukeho kugira ngo abantu babyumve neza bumve neza n'urugamba uyu Carlos Ferreira aje kugenda akomatanya neza cyane harimo equipe y'igihugu ya Senegal hakaba ikipe y'igihugu ya Morocco ikipe y'igihugu ya Tunisia harimo equipe y'igihugu ya Nigeria harimo ikipe y'igihugu ya Algeria harimo ikipe y'igihugu ya Cameroon harimo ikipe y'igihugu ya Misiri cyangwa se les Pharaons harimo ikipe y'igihugu ya Mali ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire harimo ikipe y'igihugu ya Burkina Faso ikipe y'igihugu ya Ghana ndetse n'ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo anavuga ko rero ari byo uyu nguyu Carlos Ferreira agomba gutangira atombora kuri uyu wa gatanu muri ibihugu rero kugira ngo arebe ko yabona atike igomba kumwerekeza mu mikino y'igikombe cy'Afrika ubwo rero nayo ma equipe nta byinshi ndibuze gutanga nibyo navuze njyewe ntabwo ndibuze kujije umuntu aratangira akazi no icyo mvuga bamuhaye akazi twubahe mbere na mbere Ferwafa yahaye umugabo akazi ntabwo nabura no kuyubaha numara kubaha Ferwafa no gushimira iyi ngoma ya Bwana Olivier President wenda yatekereje ubudasa ikora ubudasa muri coaching kuko nagiye mbona no gutwege tugongwa n'ikibazo cy'ibyifuzo by'abatoza ariko se uzo operation kugira ngo uyu mutoza ari gufatwa harimo kata none harimo kata nubwo kata nyine zizabura muri football bize no kureba mu bijyanye na degid na ibyo rero nibyo bizica umupira wacu niba hazafatwa umuntu agendeye kuri kata hatagendeye ku bushobozi ça veut dire que turi hasi ese Jazo hakorwa iki none uri ne kuri umupira mantate umupira mu Rwanda noneho hakorwa iki kuki utahinduka se zamura mikoro yanjye ni kumva wayize zamura mikoro uri kumanura uri nyine noneho hakorwa iki kugira ngo tuze kwimakaza ireme ry'umupira mu Rwanda ngiye natangiye mu Rwanda dukeneye byinshi icyambere ntabwo ushobora kuba ikipe y'igihugu y'ubukombe udafite les academy ntabwo ibyo bintu bishoboka nibashaka abakiri bato babategure ari mpamvu navuze ntabwo nemeye na Ferwafa urumva ko yagize gutyayo igahereza uyu mutoza amasezerano y'umwaka umwe ntabwo dushobora kwemeranya nicyo nemo nkubwira wenda icyo nakishimira kuri cyangwa se icyo nakishimira kuri iki gitekerezo cyiza bagize nuko tugiye kuzabona nabonye imikoranire na Minispoke ndetse na Ferwafa n'ibigo by'amashuri nekereza ko kera tukiga za segonderi hari abana bakinaga umupira Jazo bana bakinaga umupira kuri urwoyeshe ariko bakabura naho batoborera ariko kuva buje bagasinyana amasezerano n'ibigo by'amashuri twiteka ko tugiye kubona izindi tara ibyo nibyo nemo nkubwira nabyo ariko nibitazamo Qatar ryo usanga ngo ni amashorongo y'imyaka 17 ya Coca-Cola ugasanga ari gukinwa n'abasize bangana nka Pionika nabyo ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane turwenda tuze kwitega ko hari ikintu cyiza gishobora kuba kigiye kubaho hanyuma twihuse cyane Rayon Sport ngo ishobora
kuba nayo hari ukuntu yamaze kuvuga ku turaza kwinjira mu kazi naje turaza kwinjiramo ariko wenda hari abahoze bambaza iyo kipe y'igihugu urutonde rufite abahoze bambaza kabisa abakinnyi urutonde rufite ari ubwino mba mfite umutoza gafite liste gake bucece tayari yamaze undi hano ni operation ishingiye tuze kureba onde aya mazina ese si repetition ihora igaruka ikintu gihari babo Carlos uyu nguyu yagiye kuri match Edenzel nanjye ndakabonye afite liste y'abakinnyi ewana ngo yamaze kubona icyo kintu ngo nukuza no kureba ese iyo liste nyine yaje afite amakuru yari magambo yaje afite amakuru ubundi nabo babiziriga bazi ko nubwo baje kurwana gutya abazi neza yuko nta kintu kiba cyari gifatika bitewe nuko n'ubundi abazi ko utangiye kungarukira ikipe y'igihugu nationali imbaraga zacu aho ziri nyenda hasi umva utangiye kungarukira ko ibintu navuze impamvu mugarukira ntabwo ariko mvuze yuko ngo ibihumbi 17 by'idolari agiye guhembwa ari iby'ubusa ntabwo ari iby'ubusa nyine azatoza ntagira icyo ahindura ku bakinnyi Savio sarangiye kuri ari uko akaba yarangiye nakore abantu ba Marite Fabrice ntabwo tukibabona umuntu witwa Christian arambwiye ati mwatuje ko amavubi yacu yarangiye abandi bwo bamaze gutakara icyizere rwose amavubi yacu yarangiye hanyuma niba wenda iyi liste niba wayibonye ndagira ngo mfashe tuze gusoma no mazina twihuse kugira ngo ndabona dufite n'isaha yo kwamamaza abaterankunga bacu ndakibutsa abantu ko ingi ari Vop Media TV ikiganiro cyo cyitwa Sportsbile n'ubundi ni Delight Jide ndetse na Kirisia Jazo umuhungu w'abanyarwanda turaza kurebera hamwe liste n'ubundi yagiye yavuga ngo arazagendera uyu mutoza rero nago ndeza kwemerera nawe ndetse kuvuga ngo azagendera ko bantu ibintu biri unique gutya ega nta hantu ujya udafite amakuru nicyo nshatse kuvuga urumva umutoza wa Sport akubwira ngo yaje mu Rwanda azi ko umutwe Sekamana Maxime azi ko nyine hari list hari muri Sport atangiye gukoresha imyitozo atangira ko nta abantu bari hasi urumva turabifuza rero ati nyewe Sekamana Maxime mu kibuga baguruka urumva mu myitozo namuhereza umwanya muri match bikanga urumva rero icyo ese ubundi watoza ibikindi ubundi turasanga atoza ntabwo ushobora kuza udafite amakuru ese ko nyine azamaga abantu ibintu bigomba kubaho abantu ba Makenzi akabashyira ku rwego rushimishije ubundi watoza ibiki wagize Makenzi nibye yanjye ntabwo ibyo ngibyo ntabwo ndi kubitindaho cyane icyo mvuga ni kimwe nuko agomba kuza afite amakuru sibyo amakuru rero umutoza afite nayangaya n'abakinyi bagera kuri 17 ngira ngo twihuse cyane twabanyuramo twihuse cyane ngira ngo Ejide ngo twabanyuramo twihuse cyane mbasome cyangwa urabasoma ikibazo ka liste ndayifite kamba gusomere ndabona ni Kevin Monet Paquet ni Kevin Monet Paquet ni Emery mvuye kuri ndatukira ndagira ngo ugire icyo uvuga ku uyu musore Zisoma amazina wowe ndagira ngo mbwire uyu musore kabisa wenda ndakutoza no kugira umwanya wo kubavugaho Rwatubyaye Abdul Manzi Thierry Jise Munezero Ombolenga Fitina Omba Bebe ndetse na Igaba Ishimwe Maniraguha Hakimu Sahab Medika Gere Jihad Bizimana nimero 8 wo mwita Jiduru Myawe Yanike Mukunzi Kanyamafoto Yok Rafael uyu nguyu utaginkumvikana rimwe Ndayisenga Eric Emery Bayisenge uyu ni wa defenseur wacu w'imfube Tsana Simone ari kumwe na Jacques Senga ndetse na Hakizimana Adolphe nimero 1 kabuhariwe ureke babandi bajishinganya wenda tukiraho ngaho katuvuge kuri byibura Hakizimana Adolphe nemona byibuze ufite niwe nataye imbaraga kutabandi nazitaho kuko nubundi twaje tugiranuza ama generation mizama atandukanye ndagira ngo ubwire ko Adolphe uvuga ubu ngubu tugiye kubara tukareba neza twasanga amanota afite meza ari ngo ntabwo ari imbere ya Pierre Adolphe minsi muri iyi minsi ngira ngo ukurikiye umukino wa Kiyovu Sport na Rayon Sport twari turi kumwe narawurebye muri stade abonye amabara yakoze abantu batubwire uyu Adolphe kwanza ngiye kamubwiza ukuri yagenderwaho kugeza ubu ngubu Adolphe biragoye cyane keretse n'iyisubiraho muri imikino y'igikombe cy'amahoro cyane ko ariyo umutoza ashobora kugenda areberaho
akazagira byinshi ahindura bigiye bitandukanye. Ubwo rero ntabwo tubuze gutinda kuri uri liste aho kugira ngo nakwambutsa wihuta cyane muri Afrika. Ugenda tubwira byinshi wagiye dutegurira neza cyane, duhereza updates zitandukanye zigezweho. Igikombe amarushanwa yo gushaka iki gikombe cy'isi, ibintu byakomeje kuba gatereranzamba. Ibintu byakomeje kuba gatereranzamba ngira ngo kuri uyu mugoroba twaze turebana match. Sino kuvuga ngo wenda ni iki ni ubudasa bundi bwagaragaye. Ikipe y'igihugu ya Cameroon ndavuga ko iyobowe n'umuntu bita Samuel Etofisi. Nyuma yuko Samuel Etofisi yaje akavuga ati njye ndi ugomba kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon, kandi mu byo mugomba kwitega yuko ikipe y'igihugu ya Cameroon igomba kujya muri Quatar mu gikombe cy'isi 2022. Yaraje rero asinyisha imihigo abayobozi batandukanye, bose baricara biga umupira barabicara ku meza mwavuga ati mugomba gusinya imihigo imeze gutya, ntago ugomba ikipe yanjye igomba gusigara muri Afurika. Ari nabyo byagaragaye ku mukino wa mbere. Arababwira ati njyewe murabona yuko uyu mutoza mwamugira icyizere cyo gutoza ikipe y'igihugu, ariko n'ubu mwakimugire nta kintu ari kunyereka. Kugeza ubwo noneho Samuel Etofisi we yafashe jezi muri no minsi agakorana imyitozo n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu, bakaba bakorana imyitozo ibintu bitandukanye, bakagaragara bari mu myitozo imwe. Byanatanze n'umusaruro kuri uyu mugoroba aho ikipe ya Cameroon yaje kuba yanakomeza. Ari ifoto nabonye imwe yagaragazaga Samuel Etofisi ari kumwe n'umutoza w'ikipe y'igihugu ya Cameroon, barimo bararira amarira y'ibyishimo bitandukanye n'igihe cya mbere. Byagaragaye nabo basa nk'abarebana igitsura ngo ati nta kintu urimo uragaragaza mu ikipe y'igihugu national. Ariko ngo ni ikintu cyo kwishimira ko ikipe ya Cameroon mu gikombe cy'isi. Ariko wenda icyo ngicyo cyo kijya mbere gusa jazo hagaragaye ntabwo tugomba gukindaho cyane nuko hari amakipe amaze kubona atike igomba kwerekeza mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Ikintu cyambaje wakizabira muri Qatar. Ikintu cyambaje wakize ikipe y'igihugu ya Macedonia ya ruguru, nzahora mbivuga ko yambabaje nanabikubwiye. Aka gakipe gafata ikipe y'Ubutaliyani kayibuze ku Portugal. Nashakaga match ya Portugal na ikipe y'Ubutaliyani mu gikombe ntiyabaye. Kuyashakamo yombi. Aka gakinga karangije gahagarika ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani kayibuza kujya mu cy'isi, ngira ngo ari byadanje kari bukore ku mugoroba. Narebye ibintu bajoto bagakoreye nka Cristiano Ronaldo kuri uyu mugoroba. Numva nyine ntago man ari amakipe n'ubundi abadakeneye kuza kugira ngo wenda bo bari guselebura intsinzi, ariko ari amakipe badakeneye kuza ngo tuyabone bitewe n'uko nta byinshi abari butwereke. Ni amakipe ashobora kuba ari burangirize kariyeri aho ngaho, urugendo rwo rukarangira aho ngaho. Nago ariko wenda ntago urabura no guza gushimira ikipe y'igihugu ya Senegal. Nagiye mbibona umunyamakuru wa Radio TV n'uwo bita Fosinyo Mugenzi Simbigarukaho, ngira ngo wamubonye. Arakantu ke nakunze cyane. Nabonye. Arakantu ke nakunze cyane, ndagira ngo uze kukumva Jason. Mbabari rukumbe nakantu gasekeje. Fosinyo yogeza igitego cya Senegal cya Sadio Mane, yagaragaye nk'umuntu nyine wishimye ngo atanze mu isi mwetagize gute. Sadio Mane yongeye kugaragaza ko ari hejuru y'umuntu Mohamed Salah. Nanabikubwiye ndakubwira ngo kugeza ubu ngubu tugomba kubona ubudasa bwa Sadio Mane yaba muri Liverpool ndetse yaba no hanze ya Liverpool. Yabigaragaje kuri uyu mugoroba ubwo yaza kuba yemphasizing ko asezera ikipe ya Misiri. Ni kuri penalty n'ubundi nyuma y'uko umukino warangiye n'ubundi ari ubusa kubusa. Kuruhande rwanjye ntago turi kumwe kandi Sadio Mane ari hejuru. Sadio Mane nibyo twavuga ko ari hejuru bitewe n'uko ikipe y'igihugu iri hejuru, ikipe y'u Egypt. Ariko ikintu kirimo kimwe ugomba kumenya ni Senegal nziza, ni Sadio Mane mwiza ariko ufite ingabo nziza kurusha ingabo ziri kumwe na Salah. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo Sadio Mane ari kumwe n'abakinnyi beza ugereranyije nabo Salah ari kumwe nabo. Tumaze tubyemeranyeho. Icyo bishatse kuvuga ni iki rero? Uri Sadio Mane uzi umupira ariko ufite abakomeye kurusha abonde Mohamed Salah. Ko urabona ko ikipe ya Misiri nibyo azamuka, ariko Salah nazamuka ninde wundi urazamuka? Ariko kuba kubakina ntago bakina offensive gusa, ni ikipe igaragara ikina offensive paradivana ndetse igakina defensive. Ni Misiri ahubwo naje gusanga fitness yayo iri hasi. Nakubwira none nyine wowe Jide sinzi ibintu uri kuvuga wowe sinzi ibintu uri kuvuga ibyo ari byo. Urambwira ngo Salah ngo Sadio Mane hejuru ya Salah, amuri hejuru
amuri hejuru warangiza ukaza umbwira ngo ni fitness ngo ya Djibouti hasi bivuze iki rero icyo bivuze nyine nuko iyo fitness ya Misiri hasi niyo nyine igaragaza neza ko Sara ari hasi yande ya Sadio Mane kubera ko nyine nta kindi kintu kiri kugaragaza ngo jazuze kumva neza please uraza kuza kumbwira yuko ikipe ya Misiri bona tuvuye ko yari ifitemo na Sara gukura mu kintu nabonye witwaje ngo ikintu uraza kugendera nabo banareze bamaze kurega muri FIFA ngo abafana b'ikipe ya Senegal ngo bafashe ibintu ngo by'ibitara ngo bamurika abakinnyi mu maso ngo ni nayo nandara y'insinzwi kandi biriya bintu n'ubundi mu Misiri match zabo ni nabyo bihabi ikipe yakiriye mu rugo abafana ba Misiri nibo bafite ingeso gufata biriya bitara bakakumurika mu maso bakakuzungesha ntandi ubonamo baro ukazibonamo baro 8 ibyo rero bamaze kubyitwaza ngo nicyo urimo urazana ingingo wangize ukayihunza sinzi ntabwo ni kuyihunza ndaje kugaragaza ubushobozi bwa Cy'Isi n'umutoza wa Senegal ubushobozi bwe buri ku rwego rwo hejuru ngaragaze n'ubushobozi bwa Sadio Mane mu kuyobora ikipe nationale sibyo icyo ngira ngo nze kukwereka ubudasa bwa Sadio Mane ku muntu bita Mohamed Salah Sadio Mane ni umuyobozi ni umuride icya kabiri mani ni umuntu nyine ufite ishyaka no guhatana azi icyo ashaka bitandukanye na Mohamed Salah navuga ko yagaragaje n'ubunebwe kuri iyi match n'injo niba yarebye simbizi ubaza mu kazi de Lope yagiye abona ikintu nakiteke position cyakiri hasi ndaza kukubwira ngo ni igihe cyo kugira ngo nuze Mohamed Salah yemere yuko umuntu bita Sadio Mane muri hejuru igihe cyo kuza kubona ko umupira wo muri Afrika Senegal iri overall muze kuza kubirira muri iri hejuru ya zose ibyo ntabwo nabihakanye none nanigize kuraza kubihakana kuko iyo umuntu agutsinze jazo ndamutse ngutsinze none ejo ngongera nkagusubira ntandi ugomba kumereza icyo naje kugira ngo ngerageze guhinyuza ni ibintu byo gushingira kuri iyi mikino uvuga ngo Sadio Mane ari hejuru ya Salah ndaza kubwira ko Sadio Mane impamvu ari kugaragara nk'ari hejuru ya Salah nabisubiyemo afite abaprotecteurs beza ntabwo nguciye mu ijambo ariko ifite abaprotecteurs beza kurusha abo Salah afite ni Salah uri kumwe n'abaswa mu gihe Sadio Mane w'umuhanga uri kumwe n'abahanga n'ubundi tubanze tutumvikaneho ukoranye kubona ikipe ya Djibouti bugikina ukabona ekipe nyine irakina ariko se haramutse havuyemo Salah byagenda bite ari ikipe ya Senegal Sadio Mane avuyemo yakina kandi ikitwara neza niho tubone ntabwo nza kwemeranya nawe jazuza kumbwira ngo ni Sadio ngo ni Senegal ngo ni Sadio Mane no Senegal not Sadio Mane icyo ntabwo tuza kucyemera ngo cyane cyane Senegal ibyo sinabivuze turaza niko ushaka kumbwira nyine nje nakubwiye nti mbisubiremo ni Sadio Mane mwiza ufite bagenzi be beza ugeranije nabo Salah afite urumva ni Salah mwiza ariko ufite icyo nakwita equipe mbi urumva nakubwiye ni unuramuka ufashe Salah ukamukura muri equipe y'igihugu ya Misiri turaza gusigara banditsemo ubutumwa bw'umuntu bita Pionika ati salama jazona de like video ati kiganiro turagikurikiye Sportsbile twibera no mu Kamenge ariko ugomba warenga umbwira abafana b'ikipe ya Gasogi yuko gokiyo urugendo bicamo gake kugira ngo ngere neza kuri operation ya nyayo ngerageza kwibutsa nyine umuntu udasanzwe nda yarakurikiye neza cyane byabonana mubwira ko onana nyine yagiye mu mvune hanyuma yigiyemo ayimaramo igihe kirekire abantu bavuga bati ntabwo nuko adashaka gukina Rayon Sport onana bihakana yerekana na testation yo kuzo kwa muganga abantu barabyemera ubu ngubu nyine ari kwitabwaho n'abaganga bamaze no kumenya ikibazo afite ku munsi w'ejo rero Wiri Esombe onana nkuko muri kubona kuri video imbere yanyu yagaragaye ahantu muri bar imwe hano mu mujyi wa Kigali ari kubyina yahimbawe indirimbo yitwa Agatunda indirimbo ya Afrika ari kuyibyina yahimbawe ewana ubona ko yari hejuru cyane ari mu bicu hanyuma rero icyakurikiyeho birumvikana amashusho yose akomeza kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abafana ba Rayon Sport barayabona hanyuma bagenda basaba abantu
kugira ngo babashe kumenya ese ubundi situation imeze ite ko Onana ari kwitwara gutya. Amakuru ahari avuga ko Onana we yaragiye kwishima nk'abandi bose nk'inshuti ze, kugira ngo nawe nyine arye ubuzima cyane ko amaze igihe nyine asa naho atameze neza. Amakuru avuga ko ahubwo imvune Onana yaba yarorohewe ku buryo ashobora kugaruka mu gikombe cy'amahoro aje gufasha ekipe y'igihugu, aje gufasha ikipe ya Rayon Sport. Byumva neza. Andi makuru nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga bagenda bavuga bati ese uyu mutoza niwe rukwiye. Mutoza nanjye wakimbashije. Ku giti cyanjye mbere ko wenda nguhereza umwanya Jide nawe ukavuga. Umutoza yitwa Carlos Feller. Urumva? Yitwa Carlos Feller. Uyu mutoza ajya gutoranwa. Byumva neza? Ku munsi wo kuwa gatanu amakuru ahari nuko yari ari Kigali. Yari amazemo n'iminsi byongereho Jazo. Ntumbwire ngo yari ari Kigali, yari amaze iminsi atoranyijwe, amaze iminsi Kigali. Ntibyibuka neza. Hanyuma icyabayeho uyu mutoza agera i Kigali ntabwo abantu babimenye uretse itangazamakuru nabwo abanyamakuru bakeya. Abanyamakuru no mugenda cy'umunyamakuru ugerageza kuba ufite amakuru muri Ferwafa yari yamaze kubitangaza ko umutoza imbere mu gihugu. Reka mbahereza operation nanda guhereza umwanya wawe. Uje no kubikomozaho nagakino niyo ndakubaje se niwe dukeneye cyangwa se niwe twari dukeneye mu mwanya. Urakoze. Ijambo kuvuga ngo umutoza yarakenewe ndaza kubisubiza mu buryo butandukanye. Ikintu cyari cyo cyose kigira ubuyobozi. Urumva? Burya uko byagenda kose waba uko waba umeze kose haba agacutuyemo isibutuyemo ifite umuyobozi. Burya wa muyobozi niwe uri responsable yo kukureberera. Urumva? Mu yandi magambo wabyanga wabyemera wowe uri munsi, ariko ugomba kugira uruhare rigukorerwa. Jazo ni ikipe y'Abanyarwanda, ntabwo ngende kwemeranya nawe. Mu mwanya sinzi impamvu uraza kuvuga ngo baze kuduturaho ibintu, baze kuvuga ngo wenda ngo ibintu byakaye bigenda. Urimo uranekerereza. Ntabwo uri kugutekereza. Nyemerera mvuge hanyuma uraza kuza umvuguruza, sibyo? Ndimo mvuga nti uko byagenda kose buri gace kariko kose cyangwa se buri group yari yose cyangwa se buri bantu bose bafite umuyobozi, sibyo? Umuyobozi cy'abashinzwe aba ari responsable. Urumva? Bivuze iki? Ishyirahamwe ry'umupira no mu Rwanda Ferwafa bari muri position yo guhitamo umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nk'uko bafashe icyemezo bakavuga bati ntabwo turongera amasezerano Mashami Vincent. Kubabonaga nta musaruro duhereza, nta musaruro yatanze. Nose ni gake mwasakuje ngo bamwirukane ko batamwirukanye. Nuko nyine muri kontra bitari birimo ntabwo bari bafite ko bamwirukana kuko yari afite kontra na Minispoke. None ni bace birukanye bafite kontra. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe. Ufite kontra bakwirukana bakwishyura amafaranga yarasigaye mu gihe babonye ko nta musaruro gutanga. Icyo nshatse kugaragaza ni iki ngiki. Ibyo muri kuvuga ngo ese ngo yarakenewe. Nshatse kumvisha ko Ferwafa y'ubwayo iri responsable kuri icyo kintu. Niyo responsable ko yaravuze ati ntabwo tongera Mashami Vincent amasezerano. Niyo responsable yuko bitandukanye Mashami Vincent nubwo mwasakuje nk'abafana. Urumva? Bivuze ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ry'ubwaryo riri muri position yo gushaka umutoza, ahubwo Abanyarwanda ikintu nasaba nibareke bategereze ese uyu mutoza kuko nahoze mbona kumva nkoranyambaga basakuza ngo uyu ngo ntacyo ashoboye ngo ntacyo ngo se azadufasha iki ngo nta mashami ngo ntawe ngo ntuyu nguyu, sibyo? Ariko buriya ngiye cyo navuga nuko kuba bazanye umutoza twebwe tubyubaye, ahubwo utegereze ese uyu mutoza hari icyo atuzaniye. Mwitangira kujija umuntu utaratangira akazi, sibyo? Ndabyumva neza hari kugenda kuri CV ye, sibyo? Ariko nanone twarabibonye aba Constantine uriya mutoza watujyanye mu gikombe cya Afrika hari ahantu wari umuzi. Nubundi icyo twavuga navuga ko ikintu gikenewe ahangaha
uyu mutoza muherezo navuze mbona hari n'ibihugu bamaze kubishyira hanze ndaza kubisoma mu kanya ibihugu agomba guhita tombora kwa gatanu ni ibihugu bigera kuri bingahe ibihugu bigera kuri 12 ndabifite uretse gato balance turiho kugira ngo uze kubihuza neza urebe balance turiho nk'abanyarwanda uze kubihuza neza ubiheze n'ibi bihugu erega hari ibintu mwitiranya Senegal ubu ngubu iri kipe iri karifiye mu gikombe cy'isi uretse gato yashije ndashaka uze kubihuza neza ubishyire kuri balance ndaza kuguha umwanya nawe wi balance niyo balance yawe uri kuvuga ariko nyemera ndangiza no kuvuga icyo ndi kuvuga ni iki ikipe y'igihugu buriya tujye tunavuga turese dufite bande urumva burya ibintu byose bipfa kuko hari uburyo bitateguwe neza sibyo uyu munsi ntabwo Savio ugiye kumujya Neymar ndabyumva ariko noneho uretse niba atabaye Neymar urwego noneho yakaba ariho n'urushye nyemerera ndangiza urwego uretse urwego yakaba ariho n'urushye ntabwo dufite abakinnyi babi mu Rwanda abakinnyi bacu bapfuye kubera ko navuga yuko bagiye babura ibintu bijyanye na araba directeur technique hari nicyo nshaka gukumvisha nyine ko uyu Carlos uje mudakwiye guhita mwataka aka kanya wagiye gutegura ibintu bye ndashaka kumvisha ko Savio aka kanya ntabwo uzamufata mu gihe Neymar urumva muhajiri uyu nguyu w'imyaka 20 n'ingahe hafi 30 ntabwo ugiye kumugira Cristiano kano kanya ariko bishoboke ko urwego rumwe yavaho bivuze iki rero bivuze ko nde ndi uyu mutoza nuko bamuhaye umwaka umwe ariko ni umwaka umwe ariko afatanije na directeur technique aba bakabaye baza bagafata ikipe twarabanye ni Senegal igeze aha yahawe umutoza urumva baramwihangana sinekeza ko wenda yatakaza cyane igikombe cy'Afrika yatwaye umwaka byari gukunda ko bamwongera kumwihanganira ariko reba igihe amaze bamwihanganira bivuze iki niyo ngo bamuhereje umwanya aba basavye tuvuga ngo ntagare ba Neymar birashoboka cyane ko baturuka hasi bakazavamo ba Neymar aka kandi cyo mvuga ntago Carlos agiye kuza ngagire Neymar Savio ngamugire Neymar icyo agiye gukora ni iki ajya kugeza gushyiramo mentality aba bakinnyi nibura bagera nta rwego rwa ataragiye kubazamurira ikintu agiye gukora ni iki urumva nosana umukinnyi nosana ugiye ko kumbwiza no urumva ibintu wabonye hano mashami yakoze umva andakumva aho ngaho ariko ntago uza kumbira ukuntu umukinnyi aje kuza ngo umutoza ngo aje kuza ngo amumunege asanye Savio rego ubu ngubu ukuntu ameze nkaho bamuteye imiti sinzi niba ukimubo reka ngohereze Savio ameze reka ngohereze mbabare ngohereze urugero rwihuse okay ngaho mbwira aka kanya tuzanye Jose Mourinho ikipe y'igihugu y'Amavubi twatwara kandi Jose Mourinho ariko noneho nawe wishaka kugeranya umuntu nka Jose Mourinho wato ikipe nka Real Madrid nyine icyo nshatse kukumvisha ngira ngo wacyumvise icyo nshatse kuvuga ni iki twemera ko twebwe ubwacu nta bakinnyi dufite mbere ko kujya gutekereza ku mutoza none si kuki dukina umupira ariko ntago muba mumbwira ngo turawukira nyine tugomba kwitabira competition none tureka kwitabira se ari mugenzi waje w'umunyamakuru turi kureba na match ya Rayon Sport na Kiyovu aranga ngo Rayon Sport ngo nabakinnyi ifite bari qualité nikutu mbwira ngo Rayon Sport nabakinnyi ifite qualité ifite kwizera Piero none se Jide umuntu nkamuyeke ahubwo ni ikibazo cy'imitoreze oya none se Sport ifite ize qualité turi reka guha urugero rwa Tony Hernandez utoza mu oya manzo ndangirize ku rugero rwiza rwa equipe ya Rayon Sport abakinnyi beza utangiye kuvuga none se reka nkubwire nabo reka dufate urugero nka kapitene y'ikipe ya Rayon Sport none se Muhire Keve si umukinnyi ufite qualité zo guhamagara mu ikipe nationale jya mu kibuga hagati uraza gusangamo umusore nka Kwizera Piero ni mu ikipe y'inamba rugamba arahamagarwa Piero mwari muzi mu myaka za niba mwibukareze umwaka ushize cyangwa se umurebe Piero muri Kigali ni Piero twabonaga kufura tukaba twabonye igitego ariko cya kibazo cy'imitoreze by the way nicyo cyagiye kibazo ku bakinnyi bacu b'abanyarwanda none tukavuga ngo ni qualité none se Jide man ari ibintu nyine banumva uwo Piero ni mwiza par rapport yandi ya Bedo muri Kiyovu ariko nano ni mwiza par rapport ya Picho muri Kiyovu ni kubera ko hari ingingo Francis ni mwiza par rapport yandi reka da hari ikintu abantu bitanye natandukanye urugero natandukanye ko kunyumva neza ibuka Fred Muhoza akiri muri Sportsbile nyine yari muri forum pe ariko noneho ageze muri Kiyovu yari emphasize ko no mutoza mwiza ashyiraho gozaho aranashimangira sibyo kugira ngo uze kunyumva neza niyo mpamvu turakomaza ku mutoza ikipe y'Igihugu Amavubi nubwo aramutsaje akabaje gutoza ikipe y'Igihugu Amavubi agomba kuza mu rwego rw'abakinnyi kuzwambira ngo nabo ngo azahindura ngo muhagiri akifitemo bya bintu byo kuba Haruna azabanza mubwiye ati muhagiri uri we reka kuba nka Muri reka kuba nka Neymar muhagiri uzi ko ari umukiriya ukiri ifoto
yafata biriya bintu bakamuzamura physique akazagenda akagira mentalite agatekereza ko umuntu agomba guhanganira umwanya nanabikunze cyane ubu ngubu namubonye Rubavu ari gukurikirana umukino wa Etensera wa gishuti uri kubera Rubavu mbonye amafoto mu kanya ni akantu keza nzanamubona yicaye Rusizi ngo uri kumunyagira nati binibayo ari gukurikirana umukino wa Sport wenda n'indi nashaka agende kwa ni match z'imirenge dukeneye nationale ifite ubudasa nyine ije gutoza n'umuntu ufite umupira mu Ejide nimero nyumve ntabwo ngewe uri kuvuga ngaha ntabwo izi mikro nzicayeho ngira ngo numvikanishe ko tudakeneye equipe nziza ndagira ngo mbere yuko umunyarwanda uzasa umusaruro manze mwereke ko hari faiblesse dufite ku buryo hari umusaruro utagomba kuzarenza byanga byakunda birumvikana utagomba kuzabaza uyu mutoza birumvikana sibyo kuko nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga ngo none se ngo nta kintu batuzaniye nibyo ni regana CV ye urumva tujya kureba nabyo turaza kubigarukaho ngiye n'ibintu nakurikiranye cyane yari hanganye n'abatoza bagiye batandukanye harimo Alain Giresse mu Faransa Stephen Constantine n'abandi bagiye batandukanye na Tony Hernandez ari kuri se by the way umutoza kipe we ntago ariko numvaga abana yimuha none se reka ubwire Jason ndaza gusaba neza uzi Tony ndaza gusaba Tony no muri mukura batangiye kumwinuba Tony Hernandez niwe wibuka umukino rero gutsinda wa APR Tony Hernandez niwe mutoza wenyine ngo maze kumenya ko ikipe ya APR mu Rwanda ari ikipe isanzwe bitandukanye n'abandi batoza mu Rwanda understand ntabwo Tony yatsinze APR manze kosore Jesu understand miwere ako ntabwo yatsinze APR ariko noneho bisa nko kwitsinda kunganya na APR bisa nko gutsinda APR sinzi niba ubyumva rero ukurikije izindi karita z'abatoza mu Rwanda ni imyumvire iri hasi rero ntabwo yabivuze none APR ifite abakinnyi bahatari ku buryo ari iyo kipe none niba ikipe igiga kwita imikino 50 nta kipe nimwe yashobora kwihagarika umutoza kaza agakora icyo nakita difference je namaze kuyibona aho yafashe difference yakoze ni yihe yamaze gufata umukino wayo na APR niwe katurihuye narabikubwiye nubwo aragurangaye kuturihuye narabikubwiye difference yakoze ni yihe gufata ikipe nka APR Tony Hernandez akaba yihagarika yafashe ikipe ya kabiri oya Tony ntago ari wayihagaritse sibyo mbe nambere utaza ko no kubivanga Tony yarebye match ko ntago ari gutoza kuko ntabwo yari umutoza kuri uwo munsi ariko ntekereza ko uwo munsi nibwo yari yaje ariko yari yamaze kubona ko ikipe ya APR ifite ikintu kijyanye na fitness kiri hejuru ushaka kunsubiza ku mukino wa APR kanze mbikubwire nabikubwire ntabwo ikipe ya Mukura yari gutsinda ikipe ya APR iyo bakina iminota 90 iri ale mbikubwire ndaza kubigusana muri ubu buryo nyemerera nk'umwanya urumva ikipe ya APR nujya kureba neza imikino yose yatsinze nujya kubireba neza ni ya kipe itsinda mu minota ya nyuma ugenda ubirebe neza bishatse kuvuga iki ikipe ya APR ni ikipe ifite umwitozo uri physique iri fitness iri hejuru ku buryo yama ekipe ujya kubona ko half time irarangiye amakipe baranganya ariko agera mu minota 70 ekipe ukabona yananiwe andi makipe adverse ko yananiwe bikaza kurangira babonye agatego kamwe nibura ntekereza ko ikipe APR yikira n'ikipe ya Mukura ari direct atava ngo haciye iminota 40 ngo ni iminota 45 haciye amasaha 24 bongera barakina ntabwo mpamya neza ko ira kipe ya Mukura yari gutwara amanota 3 urumva ntabwo ndi si none dutekereza ko rero ngabundi bwagaragaye isi kuri ibintu bishobora kuba ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho Mukura dore ikintu cya motive Mukura byaje kurangira iminota 45 yaragiye iyo yibitseho amanota yibitseho igitego kimwe kwanza iyo ni motivation urumva iyo ni motivation motivation ya mbere hanyuma inaza imeze nkaho itangiye match bundi bushya bivuze ngo yongeyemo imbaraga banjije hanze bivuze kugibuka neza kuzongeramo nubwo yazongeyemo nubundi abakinnyi iminota 45 bakinnye ntago bi bakananiwe nkuko bagira gutangira iminota 45 ya kabiri bamaze gukina 45 byo chance kuvuga urumva byari gusaba ko wa mukinnyi wa Mukura wananiwe urumva baza kumukuramo mu gikipe APR nkuko nabikubwira majority imikino myinshi kisinda ari ubusanga nyine ni ya kipe nyine kurira mu kibuga kurira mu kibuga ifatiranya abantu mu kibuga kubera yafite match mu kibuga ni ya fitness yabo ni iri hejuru ndabyumva reka tuve kuri Tony rero ntabwo njyaho ngo dutinde kuri Tony cyane none wenda Jaso akantu gatoya nakubaza ni iki ubona Tony aje guhindura mu gihe kingana n'umwaka ese uraza wenda kubihuza n'iratumbura guhindura mu ki Tony ikipe y'igihugu national uraza urabona Carlos afite kuza gutanga umusaruro ku ikipe nationale y'igihugu tukaza kugira ibyishimo nk'ibyo twagiye wenda twitega ko tuzabona nitubibone njewe kugeza ubu ngubu icyo navuga ntabwo uyu mutoza aratoza ikipe y'igihugu yacu sibyo
ntabwo nshobora kuvuga ngo nta musaruro azatanga kubera ko ntabwo aratangira akazi ahubwo navuga nti nkurikije karite dufite mu Rwanda ni umutoza ushobora kuzigaragaza ariko nanone ni umutoza bishobora kwanga bitewe n'abakinnyi dufite ariko ntabwo numva ukuntu uvuga je ne confirme pas umva understand imiwere jazo yumva neza ushaka kuvuga ko dufite abakinnyi bato bari mu kipe y'igihugu ntabwo dufite abakinnyi babi nakubwiye ntituzanye Jose Mourinho niyo dufite abakinnyi babi twajya muri CAN aka kanya dufite abakinnyi bari gukina ku rwego mpuzamahanga nka Salomon Misarike dufite abantu nka Manzi Thierry dufite man iyo liste reka twibutse cyane tunayigarukeho kugira ngo abantu babyumve neza bumve neza n'urugamba uyu Carlos Vela aje kugenda akomatanya neza cyane harimo equipe y'igihugu ya Senegal hakaba ikipe y'igihugu ya Morocco hakaba ikipe y'igihugu ya Tunisia harimo equipe y'igihugu ya Nigeria harimo ikipe y'igihugu ya Algeria harimo ikipe y'igihugu ya Cameroon harimo ikipe y'igihugu ya Misiri cyangwa se les Pharaons harimo ikipe y'igihugu ya Mali ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire harimo ikipe y'igihugu ya Burkina Faso ikipe y'igihugu ya Ghana ndetse n'ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo anavuga ko rero ari byo uyu nguyu Carlos Vela agomba gutangira atombora kuri uyu wa gatanu muri ibihugu rero kugira ngo arebe ko yabona atike igomba kumwerekeza mu mikino y'igikombe cy'Afurika ubwo rero nayo ma equipe nta byinshi ndibuze gutanga nibyo navuze njyewe ntabwo ndibuze kujije umuntu utaratangira akazi no icyo mvuga bamuhaye akazi twubahe mbere na mbere Ferwafa yahaye umugabo akazi ntabwo nabura no kuyubaha numara kubaha Ferwafa gushimira iyi ngoma ya Bwana Olivier Perezida wenda yatekereje ubudasa ikora ubudasa muri coach kuko nagiye mbona no gutwege tugongwa n'ikibazo cy'ibyifuzo by'abatoza ariko yagaragaje ubudasa uzo operation kugira ngo uyu mutoza ari gufatwa harimo kata none harimo kata nubwo kata nyine zizabura muri football uze no kureba mu bijyanye na Degid nawe ibyo rero nibyo bizica umupira wacu niba hazafatwa umuntu agendeye kuri kata hatagendeye ku bushobozi ça veut dire que turi hasi ese jazo hakorwa iki none uri ne kurikira umupira mantata umupira mu Rwanda noneho hakorwa iki kuki tutahinduka se zamura mikoro yanjye ni kumva wayize zamura mikoro uri kumanura uri nyine noneho hakorwa iki kugira ngo tuze kwimakaza ireme ry'umupira mu Rwanda ngiye natangiye mbivuga mu Rwanda dukeneye byinshi icya mbere ntabwo ushobora kuba ikipe y'igihugu y'Ubukombe udafite les academy ntabwo ibyo bintu bishoboka nibashaka abakiri bato babategure ariyo mpamvu navuze ntabwo remeye na Ferwafa urumva ko yagize gutyayo igahereza uyu mutoza amasezerano y'umwaka umwe ntabwo dushobora kwemeranya nicyo nimo nkubwira wenda icyo nakishimira kuri cyangwa se icyo nakishimira kuri iki gitekerezo cyiza bagize ni uko tugiye kuzabona nabonye imikoranire na Minispoke ndetse na Ferwafa n'ibigo by'amashuri nekereza ko kera tukiga za segonderi hari abana bakinaga umupira jazo bana bakinaga umupira kuri rwo hejuru ariko bakabura naho batoborera ariko kuva yuje bagasinyira amasezerano n'ibigo by'amashuri twite ko tugiye kubona izindi tara ibyo nibyo nemo nkubwira nabyo ariko nibitazamo Qatar ryo usanga ngo ni amashuri y'imyaka 17 ya Coca-Cola ugasanga ari gukinwa n'abasaza bangana nka Pionika nabyo ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane turwanda tuze kwitega ko hari ikintu kiza gishobora kuba kigiye kubaho hanyuma twihuse cyane Rayon Sport ngo ishobora kuba nayo hari ukuntu yamaze kuvuga ku turaza kwinjiramo kandi nayo turaza kwinjiramo ariko wenda hari abahoze bambaza iyo kipe y'igihugu urutonde rufite bambaza kabisa abakinnyi urutonde rufite ari ubwino mba mfite umutoza gafite liste gake bucece tayari yamaze undi hano ni operation ishingiye tuze kureba undi aya mazina ngo si repetition hore garuka ikintu gihari ngo Carlos uyu yagiye kuri match Edenzel nanjye ndakabonye afite liste y'abakinnyi ewana ngo yamaze kubona icyo cyene ngo nukuza no kureba ese liste nyine yaje afite amakuru yari magambo yaje afite amakuru soboni nabo babizerega bazi ko nubwo abaje kurwana gutya abazi neza yuko nta kintu kiba cyari gifatika bitewe nuko n'ubundi abazi ko utangiye kungarukira ikipe y'igihugu nationali imbaraga zacu aho ziri nyenda hasi umva utangiye kungarukira ko ibintu navuze impamvu mugarukira ntabwo ariko mvuze yuko ngo ibihumbi 17 by'idolari agiye guhembwa ari iby'ubusa ntabwo ari iby'ubusa nyine azatoza ntagira icyo ahindura ku bakinnyi Savio sarangiye kuri ari uko akaba yarangiye nakore
abantu ba Marite Fabrice ntabwo tukibabona. Umuntu witwa Christian arambwiye ati mwatuje ko Amavubi yacu yarangiye. Abandi bamwe bamaze gutakara icyizere. Mutuze rwose Amavubi yacu yarangiye. Hanyuma niba wenda iyi liste niba wayibonye ndagira ngo mfashe tuze gusoma no mazina twihuse kugira ngo ndabona tufite n'isa yo kwamamaza abaterankunga bacu. Ndakibutsa abantu ko ingi ari Vop Media TV, ikiganiro cyo cyitwa Sportsbile n'ubundi ni Delight Jide ndetse na Kirisia Jazo, umuhungu w'abanyarwanda. Turaza kurebera hamwe liste n'ubundi yagiye yavuga ngo arazagendera uyu mutoza rero ntago ndeza kwemerera nawe. Ndetse kuvuga ngo azagendera kwa bantu ibintu biri unique gutya. Ega nta hantu ujya udafite amakuru, nico nshatse kuvuga. Urumva umutoza wa Sport akubwira ngo yaje mu Rwanda azi ko umutwe Sekamana Maxime azi ko nyine hari list hari muri Sport atangiye gukoresha imyitozo atangira ko nta hantu bari hasi. Urumva turabifuza ngo ati ngewe Sekamana Maxime mu kibuga baguruka. Urumva mu myitozo namuhereza umwanya muri match bikanga. Urumva rero icyo ese ubundi watoza ibikindi ubundi turasanga atoza ntabwo ushobora kuza udafite amakuru. Ndetse ko nyine azamaga abantu ibintu bigomba kubaho abantu ba Makenzi akabashyira ku rwego rushimishije ubundi watoza ibiki wagize Makenzi nibye yanjye ntago ibyo ngibyo ntago ndi kubitindaho cyane. Icyo mvuga ni kimwe nuko agomba kuza afite amakuru. Sibyo amakuru rero umutoza afite nayo ngaya n'abakinyi bagera kuri 17 ngira ngo twihuse cyane twabanyuramo twihuse cyane ngira ngo Ejide ngo twabanyuramo twihuse cyane mbasome cyangwa urabasoma. Ikibazo ka liste ndayifite kamba gusomere ndabona ni Kevin Monet Paquet ni Kevin Monet Paquet ni Emery mvuye kurenda tukirandagira ngo ugire icyo uvuga ku uyu musore. Uzusoma amazina wowe. Ndagira ngo mbwire uyu musore kabisa. Wenda ndakutoza no kugira umwanya wo kubavugaho. Rwatubyaye Abdul Manzi Thierry, Jise Munezero, Ombolenga Fitina Omba Bebe ndetse na Igaba Ishimwe Maniraguha, Hakimu Sahab, Medika Gere, Jihad Bizimana nimero 8 w'umwita Jiduru Myawe, Yannick Mukunzi Kanyamafoto Yok Rafael, uyu nguyu utaginkumvikana rimwe Ndayisenga Eric Emery Bayisenge. Uyu ni wa mudefenseri wacu w'imfube. Tsana Simone ari kumwe na Jacques Senga ndetse na Hakizimana Adolphe nimero 1 kabuhariwe ureke babandi bajijinganya. Wenda tukira aho ngaho katuvuge kuri byibura Hakizimana Adolphe. Nemona byibuze ufite niwe nataye imbaraga kutabari nazitaho kuko nubundi twaje tugiranuza ama generation mizama atandukanye. Ndagira ngo ubwire ko Adolphe uvuga ubu ngubu tugiye kubara tukareba neza twasanga amanota afite meza arimo ngo ntabwo ari imbere ya Pierre. Adolphe minsi muri iyi minsi ngira ngo ukurikiye umukino wa Kiyovu Sport na Rayon Sport. Twari turi kumwe na Rawurebye muri stade. Nabonye amabara yakoze. Abantu batubwire uyu Adolphe. Kwanza ngiye kamubwiza ukuri. Yagenderwaho kubwa. Kugeza ubu ngubu Adolphe biragoye cyane. Kiretse n'iyisubiraho muri imikino y'igikombe cy'amahoro cyane ko ariyo umutoza ashobora kugenda areberaho. Kazagira byinshi ahindura bigiye bitandukanye. Bwo ntabwo tuze gutinda kuri uri liste aho kugira ngo nakwambutsa wihuta cyane muri Afrika. Bagenda tubwira byinshi bagiye dutegurira neza cyane. Yanduhereza updates zitandukanye zigezweho. Igikombe cy'igihugu amarushanwa yo gushaka iki gikombe cy'isi ibintu byakomeje kuba gaterera nzamba. Ibintu byakomeje kuba gatera nzabagira ngo kuri uyu mugoroba twoze turebana match sino kuvuga ngo wenda ni iki ni ubudasa bundi bwagaragaye. Ikipe y'igihugu ya Cameroon ndavuga ko iyobowe n'umuntu bita Samuel Etofisi. Nyuma yuko Samuel Etofisi yaje akavuga ati njye ndi ugomba kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon, kandi mu byo mugomba kwitega yuko ikipe y'igihugu ya Cameroon igomba kujya muri Qatar mu gikombe cy'isi 2022. Yaraje rero asinyisha imihigo abayobozi batandukanye bose baricara biga umupira barabicara ku meza mwabwa ati mugomba gusinya imihigo imeze gutya, ntago ugomba ikipe yanjye igomba gusigara muri Afurika. Ari nabyo byagaragaye ku mukino wa mbere. Arababwira ati njyewe murabona yuko uyu mutoza mwamugira ikizere cyo gutoza ikipe y'igihugu ariko n'ubu mwakimugire nta kintu ari kunyereka. Kugeza ubwo noneho Samuel Etofisi we yafashe jezi muri no minsi agakora n'imyitozo n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu, bakaba bakorana imyitozo ibintu bitandukanye, bakagaragara bari mu myitozo imwe.
byanatanze n'umusaruro kuri uyu mugoroba aho ikipe ya Cameroon yaje kuba yanakomeza. Ari ifoto nabonye imwe yagaragazaga Samuel Tofisi ari kumwe n'umutoza w'ikipe y'igihugu ya Cameroon barimo bararira amarira y'ibyishimo bitandukanye n'igihe cya mbere byagaragaye nabo basa nk'abarebana igitsura ngo ati nta kintu urimo uragaragaza mu ikipe y'igihugu national. Ariko ngo ni ikintu cyo kwishimira kubona ikipe ya Cameroon mu gikombe cy'isi, ariko wenda icyo ngicyo si cyo kijya mbere gusa Jazo. Hagaragaye ntabwo tugomba kuwukindaho cyane nuko hari amakipe amaze kubona atike igomba kuberekeza imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Ikintu cyambaje muri Quatar. Ikintu cyambaje wakizi ikipe y'igihugu ya Macedonia ya ruguru nzahora mbivuga ko yambabaje nanabikubwiye. Aka gakipe gafata ikipe y'Ubutaliyani kayibuze kutsinda Portugal. Nashakaga match ya Portugal na ikipe y'Ubutaliyani mu gikombe ntiyabaye kuyashakamo yombi. Aka gakinga karangije gahagarika ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani kayibuza kujya mu cy'isi, ngira ngo ari ibyadanje kari bukore ku mugoroba. Narebye ibintu bajoto bagakoreye nka Cristiano Ronaldo kuri uyu mugoroba. Numva nyine ntago man hari amakipe n'ubundi abadakeneye kuza yo kugira ngo wenda bo bari guserebura intsinzi, ariko hari amakipe badakeneye kuza ngo tuyabone bitewe n'uko nta byinshi bari butwereke. Ni amakipe ashobora kuba ari burangirize kariyeri aho ngaho, urugendo rwo rukarangira aho ngaho. Nago ariko wenda ntago nabura no kuza gushimira ikipe y'igihugu ya Senegal. Nagiye mbibona umunyamakuru wa Radio TV n'uwo bita Fosinyo Mugenzi Simbigarukaho, ngira ngo wamubonye. Arakantu ke nakunze cyane. Nabonye. Arakantu ke nakunze cyane ndagira ngo uze kukumva Jesu. Mbabarira ukumbe nakantu gasekeje. Fosinyo yogeza igitego cya Senegal cya Sadio Mane yagaragaye nk'umuntu nyine wishimye ngo atanze mu isi ngo yatagize gute. Sadio Mane yongeye kugaragaza ko ari hejuru y'umuntu Mohamed Salah. Nanabikubwiye ndakubwira ngo kugeza ubu ngubu tugomba kubona ubudasa bwa Sadio Mane yaba muri Liverpool ndetse yaba no hanze ya Liverpool. Yabigaragaje kuri uyu mugoroba ubwo yaza kuba yemphasizinga ko asezera ikipe ya Misiri. Ni kuri penalty n'ubundi nyuma y'uko umukino warangiye n'ubundi ari ubusa kubusa. Kuruhande rwanjye ntago turi kumwe kandi Sadio Mane ari hejuru. Sadio Mane nibyo twavuga ko ari hejuru bitewe n'uko ikipe y'igihugu iri hejuru, ikipe y'u Egypt. Ariko ikintu kirimo kimwe ugomba kumenya ni Senegal ifi nziza, ni Sadio Mane mwiza ariko ufite ingabo nziza kurusha ingabo ziri kumwe na Salah. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo Sadio Mane ari kumwe n'abakinnyi beza ugerageje nabo Salah ari kumwe nabo. Tumaze tubyemeranyeho. Icyo shatse kuvuga ni iki rero? Uri Sadio Mane uzi umupira ariko ufite abakomeye kurusha abonde Mohamed Salah ko urabona ko ikipe ya Misiri nibyo azamuka, ariko Salah nazamuka ninde wundi urazamuka? Ariko kuba ko bakina ntago bakina offensive gusa, ni ikipe igaragara ikina offensive paradivana idetsika kina defensive. Ni Misiri ahubwo naje gusanga fitness iri hasi. Nakubwira none nyine wowe ariko Jide sinzi ibintu uri kuvuga wowe sinzi ibintu uri kuvuga ibyo ari byo. Urambwira ngo Sarangari ngo Sadio Mane hejuru ya Salah amuri hejuru warangiza ukaza umbwira ngo ni fitness ngo ya Egypt iri hasi. Bivuze iki rero? Icyo bivuze nyine nuko iyo fitness ya Misiri iri hasi niyo nyine igaragaza neza ko Salah ari hasi yande ya Sadio Mane, kubera ko nyine nta kindi kintu kiri kugaragaza. Kumva neza please uraza kuza kumbwira yuko ikipe ya Misiri Kora tuvuge ko yari ifitemo na Salah gukura mukino. Nabonye witwaje ngo ikintu uraza kugendana nabo banareze bamaze kurega muri FIFA ngo abafana b'ikipe ya Senegal. Amacupa n'ibyo nabonye ngewe. Ngo bafashe ngo ibintu ngo by'ibitara ngo bamurika abakinnyi mu maso ngo ni nayo nandara y'insinzwi. Kandi biriya bintu n'ubundi mu Misiri match zabo ni nabyo bihaba ikipe yakiriye mu rugo. Abafana ba Misiri no bafite ingeso gufata biriya bitara bakakumurika mu maso bakakuzungesha ntandi ubonamo baro kazibonamo baro 8. Ibyo rero bamaze kubyitwaza ngo nicyo uri murazana ingingo warangiza ukayihunza sinzi ntago ndi kuyihunza ndaje kugaragaza ubushobozi bwa Cy'Isi n'umutoza wa Senegal. Ubushobozi bwe buri ku rwego rwo hejuru ngaragaze n'ubushobozi bwa Sadio Mane mu kuyobora ikipe nationale sibyo. Icyo ngira ngo nze kukwereka ubudasa bwa Sadio Mane ku muntu bita Mohamed Salah. Sadio Mane ni umuyobozi ni umurideri. Icyakabiri Mane ni umuntu nyine ufite ishyaka no guhatana azitsa shaka bitandukanye na Mohamed Salah navuga ko yagaragaje n'ubunebwe kuri iyi match n'ibyo niba yarebye simbizi ubaza mu occasion de l'Europe yagiye abona ikintu nakitete position cyakiri hasi. Ndaza kukubwira ngo ni igihe cyo kugira ngo nuza Mohamed Salah yemere yuko umuntu bita Sadio Mane za muri hejuru. Ni igihe cyo kuza kubona ko umupira wo muri Afrika Senegal iri overall
uze kuza kubireba muri iri hejuru ya zose ibyo ntabwo nabihakanye none narigize kuraza kubihakana kuko iyo umuntu agutsinze jazo ndamutse ngutsinze none ejo nkongera nkagusubira ntandi ugomba kumereza icyo naje kugira ngo ngerageze guhinyuza ni ibintu byo gushingira kuri iyi mikino uvuga ngo Sadio Mane ari hejuru ya Salah ndaza kubwira ko Sadio Mane impamvu ari kugaragara nk'ari hejuru ya Salah nabisubiyemo afite abaprotecteurs beza ntabwo nguciye mu ijambo ariko ifite abaprotecteurs beza kurusha abo Salah afite ni Salah uri kumwe n'abaswa mu gihe ari Sadio Mane w'umuhanga uri kumwe n'abahanga n'ubundi tubanze tutumvikaneho uko najya kubona ikipe ya Djibouti buri bugikina ukabona ekipe nyine irakina ariko se haramutse havuyemo Salah byagenda bite ari ikipe ya Senegal Sadio Mane avuyemo yakina kandi ikitwara neza niyo tubone ntabwo nza kwemeranya nawe Jazu uza kumbwira ngo ni Sadio ngo ni Senegal ngo ni Sadio Mane no Senegal not Sadio Mane icyo ntabwo tuza kucyemera ngo cyane cyane Senegal ibyo sinabivuze turaza niko ushaka kumbwira nyine njye nakubwiye nti mbisubiremo ni Sadio Mane mwiza ufite bagenzi be beza ugereranije nabo Salah afite urumva ni Salah mwiza ariko ufite icyo nakwita ekipe mbi urumva nakubwiye ni unuramo kufashe Salah ukamukura muri ekipe y'igihugu ya Misiri turaza gusigarana banditsemo ubutumwa bw'umuntu bita Pionika ati salama Jazona delight video ati kiganiro turagikurikiye Sportsbile twibera no mu Kamenge ariko ngomba warenga umbwira abafana b'ikipe ya Gasogi yuko ngo Kiyovu manukanye ngwimbunda Kenisi yakane Kenisi urabona impamvu yakari iki Kenisi atakaza amanota ashaka kujya mu cyiciro cya kabiri birashoboka cyane ashobora no gusezera umupira yashizanze n'ibiciro bihambaye ntagira ngo ari mu mikino birimo birikuba kabiri yavuze ati ncagira ngo bagura amatiki kare ntware n'amafaranga mwebwe ibiciro birimo birikuba kabiri abantu bagura amatiki hakiri kare kuko yamaze kuba kwitikira gizajya no ku 30 batarayigura mbere yo kwa gatanu ariko nabandi n'ubundi nyine impamvu ibintu biba biryoshye hari abaperezida mu mupira ari abaperezida mu mubaza mu mupira ukabona nyine ari abaperezida bari reserve to be president nababwiye ngo ikipe ya Chelsea gutakaza umuntu bita gutakaza perezida bari bafite bizongera no kugorana kugira ngo tuze kuzagira undi mu perezida umeze nkawe mu mupira wa Premier League ari nabyo mu Rwanda tuba dufite ubungubu Kenisi ni umuntu uri multi talent afite impano nyinshi zitandukanye fese ni umunyamakuru kabiri ni comedian gatatu ni umuhanzi ni musani mukari ujya kuri album yiwe kandi none ni umushyushya rugamba araza mu mupira nyarwanda akagushyushya iyo amaze kugukubita uriya muntu kaba ngira ngo wenda perezida Juve harimo akanongira ngo urabizi akantu kabona Juve none se kandi yavuze yuko atazana igihe uwo munwa yawukubitiye ariko nubwo ukubita ari cyo bifasha ntabwo twigeze tugiye champion ishyushye ikipe ya Gasogi asanga ifite numbwira kugushyushya champion atakaza amanota ndaza kubyumva ariko se yaje muri champion aje gushyushya urugamba cyangwa yaje gushaka amanota ntekereza ko ariko nyine n'ubundi bushobozi please ahubwo n'ubundi bushobozi umupira nyarwanda tujye twishima mu buryo butandukanye nakunze ikipe ya Mukura ako uzishima wamanutse mujye mwishima uzishima wamanutse Gasogi ntabwo tuzamanuka nakora Gasogi nizamanuka urigaragaje nayo impamvu uri muvuga ibintu Gasogi ntabwo tuzamanuka ntabwo izamanuka ariko navuga ariko gusa ni umukino dutegereje turi benshi Jazo ni Kiyovu Sport ikinira amanota byanga byakunda ni Kiyovu Sport ishaka kwitsindira kugira ngo idebe ko yatwara igikombe cya shampiyona cyane ko nahoze mbona abantu benshi bageze bagira polemique zigiye zitandukanye bavuga bati ikipe ya APR ishobora kubona amanota 3 biturutse kuri Opoku ngira ngo Opoku Mensah umukino ikipe ya Mukura Victor Hosport byagiye bivugwa ibyangombwa bitandukanye ntabwo ndagira ngo Jazo operation wenda tuzayigarukaho iriya operation nituyikora byose ariko namaze no kuvugana n'inzego zishinzwe umutekano ara mu karere ka Huye tayari ubungubu n'abari abantu baserereye harimo bari abadasubamaye amajwi ndaza kuyakumvisha mu kanya ndeye ko ijwi ndifite ariko ndabona naryo ndaza kuri guhereza tuzabigarukaho wenda mu kiganiro cyacu cy'ubutaha ngira ngo sinzi niba hari andi makuru twaba dusize inyuma mbere ko dusokera ikiganiro ko ndabona iminota yo batugeneye iba yarangiye cyangwa se biba byamaze kuza gushimira abantu bose twabanye muri iki kiganiro yaba abaterankunga yaba abantu bose arimo abafatanyabikorwa abadukurikira mu munsi arimo umuntu yita Queen Angela Zanyagatare nekereza ko nameze neza abantu benshi rero batandukanye badukurikije Jazo twashimira ngushimire cyane ku bufatanye bwiza Jazo
nyereho no kukubwira ati uburyo buramo ikigali n'uburyo bwiza cyane umuziki ureba beat zitandukanye z'abajene b'ikigihe n'akantu keza kandi Imana ikongere kwagure media yo navuga ngo turacyakomeje kubahereza ibyishimo nk'ubusanzwe. Rero tubashimire cyane twizere ko bari bameze neza ubwo ndavuga inkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali utibagiwe intara gatandatu y'aba diaspora ubwo nabo twizere ko bameze neza cyane kabisa abo badukurikiye bameze popo. Ubwo rero ni Vop Media TV ikiganiro ni Sportsbile nge nitwa Jason Christian nari kumwe na Delight Egide. Ubwo rero nakagaruka kagasuye ku munsi w'ejo.